Sheri nukuri kwimana njyana n'ubusindemera ko tugiye mu murima wambaye costume. Ariko si ibyo bintu ubumbwira n'ibiki. Birabajyana costume mu bukwe. Ngiye nzaza nzijyana guhinga kugira ngo ubone urwego ndiko. Mana yanjye. Ubungubu ni nigurira V8 nkajya mpakiramo amasuka n'agafumbire nkajya guhinga. Uzambwira ngo ngira ngo nkubwire sheri. Ntuzambwire biriya bigambo ngo. Cyakoze ushobora kuba nta kintu nzavuga nu. Dore wa papa sawa. Bari Singabariye se. Papa sawa. Gusa ko yambaye kuriye. Akorero nakubeshya muri iyi minsi abantu baraza gusara n'impamo. Mbese ubu n'izuba ryawe muteye cyangwa wenda ari kugira ngo atagira imyenda yanduza cyangwa musa. Kuko wambaye ubusa. Iri si cyane ugiye guhingana ubusa se. Ni izuba ryinshi se? Izuba se iri. Oya wenda ari ukuntu yavuze ati buri imyenda iramushyuhira ari guhinga akavuga ati reka ikubitiremo ikibox cyonyine. Ariko ibintu si byo bitera karera umwaka byara. Ese ubundi amugani iyo myaka yazera. Wowe ni nk'umugore we nta n'inama wamugira. Ariko se umugabo wanjye se yari yambaye se wari wambaye se. Ese imyaka yakera yambaye gutya we. Cyari kugenda. Naho bazi kuvuga gusa. Papa sava wiriwe. Nibwo bibonye se. Akoresha umuntu azajya batiza imyenda ye. Uti mfite ubukwe nta kintu mfite cyo kwambara. Murangiza ujye kuyihingana kwera. Iyi myenda niyo papa sava. None kabiyande. Imyenda nayo guhaye idateye ipasi itavuye muri dry cleaner. Itukuramo n'ubundi wari wambaye ubusa. Kuramo ugiye guhinga n'ubundi. Papa sava amababare basaga. Ubundi ntido uyasayikuyemo. Umuntu agutije imyanda uragiye uyigize ibintuza ibyaha warangiza. Sheri gusubire mu rugo njye kwambara. Ihute ijya imbere se nyine.